nujya wumva ikintu cyitwa ngo amategeko ya kamere ni menshi, burya buri kintu cyose cy'umwimerere, buri formule yose y'umwimerere ishobora kwitwa itegeko rya kamere. Ariko aya mategeko ya kamere hari n'abavuga ko ari amategeko y'isanzure, cyangwa se amategeko buri wese aba akwiriye kumenya, kubera ko niyo agena ubuzima bwose tubamo mu rugendo urwo ari rwo rwose, rwaba rwo kuremaremya, rwaba rwo gukura. Aya mategeko niyo agena buri kimwe cyane. Uzi ko aya mategeko hari n'ibyigisho bya Yezu yakomozaga kuri aya mategeko, afatwa rero nk'ikiraro cy'isi y'ibifatika n'isi y'ibidafatika, niba ariko navuga. Isanzure ryose rireberwa muri aya mategeko, niyo agenzura imbaraga zose zigenga buri kimwe, uhereye ku mibumbe iri mu kirere, imibereho y'inyenyeri, kugeza no ku ntekerezo z'abantu, tutibagiwe n'imibereho y'ibindi binyabuzima bitugaragiye. Ni imfunguzo zituma nyine usobanukirwa ibikugaragiye byose. Kuva kera rero abafilozofe, abacurabwenge, abihaye Imana n'abandi bose babaga bari mu rugendo urwo ari rwo rwose rwo kubakuza, rwo guhishurirwa, barabanzaga bakamenya ubwiru buri muri aya mategeko. Amategeko agenga isanzure bikababera nk'intambwe y'ibanze muri runo rugendo. N'inyigisho hafi ya zose tubona, ubucurabwenge bwose tubona, buba bwihishemo aya mategeko. Ni amategeko rero yitwa amategeko y'isanzure. Harimo n'abavuga bati nyamara aya mategeko ni amategeko y'Imana. Reka wenda ngo unyuriremo amwe muri yo. Hari nk'itegeko rivuga ngo buri kimwe cyose kiriho gifite isoko ku kintu kimwe. Nahoze mbona abantu bari gutebya, baravuga bati turamutse twese dusubiye inyuma mu bisekuru, kuri abantu baba bavuga ibisekuru byabo, ngo iyo ugeze nko ku gisekuru cya 7 cyangwa se igisekuru cya 10, uhita usanga twese dufitanye isano. Nicyo kintu nyine gitangaje. Urabona ibi bintu tuba dupfa tugapfa ibi n'ibi, abantu bagahora bashwana bapfa ibi n'ibi, nuko baba baribagiwe ko bose bakomoka ku kintu kimwe cyangwa se ku muntu umwe. Na Bibiliya bivuga neza, arabavuga Adamu na Eva, ariko Adamu na Eva nubwo wabyita ikigereranyo cyangwa se ukabyita ikindi, biragaragara ko iyo usubije amaso inyuma ibisekuruza ukamanuka ukagera nko ku cya 10, kandi cya 10 burya kiri bugufi. Tekereza noneho ibiri inyuma y'icyo cya 10, usanga twese dufitanye isano. Uri umuvandimwe wanjye, ndi umuvandimwe wawe, cyangwa se dufitanye isano ya hafi. Noneho iyo ukomeje ukagenda, aya mategeko anagaragaza ko duturuka nyine ahantu hamwe. Aho duturuka bamwe bakavuga bati ni Imana, ni nayo yaturemye. Abandi bakavuga bati ni imbaraga rukuruzi, ubwo nabo muri siyanse. Abandi bakagenda bakavuga bati nyamara ni atome, ariko hirya ya atome hari subatoms. Gusa ikintu wamenya nuko rimwe mu mategeko ya kamere nuko buri kimwe cyose kiriho gituruka ku mbaraga imwe. Muri make hari imbaraga imwe itagira iherezo igenga buri kimwe cyose tubonesha amaso yacu, n'ibyo tutabasha kubonesha amaso yacu zituruka kuri izo mbaraga. Iri hame rero wamaze kurisobanukirwa, ubuteye intambwe runaka yo gusobanukirwa ubuzima, niba ariko navuga. Turi bamwe, turi kimwe, buri kimwe cyose ni wowe. Icyo wanga cyose ni wowe, n'icyo ukunda cyose ni igice kikugize, icyo urwanya cyose ni wowe, icyo ushyigikira cyose ni wowe, kubera ko isoko ya buri kimwe yose ni imwe. Inyigisho zose uzabona kuri iyi si usanga zikaragira cyane kuri rino tegeko. Ni itegeko rero rya kamere rituma usobanukirwa ubuzima. Ubuzima ni iki? Ubundi wamenye iryo tegeko wahita umenya ubuzima ni iki. Itegeko rya kabiri, ndagerageza no kwihuta cyane, hari itegeko ryitwa as above so below. As above so below nuko ibiri hanze biri n'imbere muri wowe, ibiri hejuru biri no hasi. Harimo n'abarijyamo cyane bakavuga bati nyamara izuba ntiribaho, ukwezi ni kubaho, ahubwo nibiri imbere muri twebwe bituma tubona ukwezi, bituma tubona izuba. Hari ababijyamo cyane, bigenda guhura najyana n'ibya yin yang. Ibiri imbere ni nabyo biri inyuma, ibiri hirya nabyo biri hino. Ariko iyo uvuze yin yang, nijyana iby'umweru n'umukara, kuryoha no kurura, urupfu n'ubuzima, ni ibintu bifitanye isano. Guteranya, gukuramo, ibibi n'ibyiza, umwaka n'amahirwe. Niba ushaka kubaho unezerewe, menya ko ubuzima ni uruvange rwa byombi.
kandi ibyo ubona inyuma ntabwo bitandukanye n'ibiri imbere muri wowe. Ntabwo ubuzima ari bubi, ahubwo imbere muri wowe niba wifitemo negativity cyane, niba wifitemo kurebera ibintu mu ruhande rw'ibibi, ikintu cyose kiri hanze yawe kizakubihira. Ikintu cyose kiri hanze yawe kizakubihira. Ibyo ubona hanze nabyo biba bikurimo, ibyo ucira urubanza biba biri imbere muri wowe. Iri tegeko rigaragaza ihuriro rya buri kimwe cyose. Ihuriro rya buri kimwe cyose, ibyo tubona nkaho bisa naho bitandukanye ntabwo bitandukanye, ahubwo ku ruhande rumwe biruzuzanya. Aya mategeko niba ushatse wayarebera mu itegeko rimwe, ariko muri rusange aba afite utuntu nyine agenda atandukaniraho duto dutowe. Ubuzima bwacu rero bugengwa n'imbaraga zimwe, kandi ibiri hejuru ni nabyo bikurimo, ni nabyo biri hasi. Ni nabyo Yesu yavugaga ngo ubwami bw'Imana buri muri wowe, ibiri hejuru ni nabyo biri muri wowe. Banza ubushake, numara kubushyikira ibindi byose uzabyongererwa, kubera ko ibiri hejuru biri no hasi. Hanyuma irindi tegeko ni itegeko rijyanye na vibrations. Buri kimwe cyose kiratigita, buri kimwe cyose kigizwe n'imbaraga ntigisi. Nta kintu na kimwe kiriho kitayegayega, nta kintu na kimwe kiriho kitayegayega. Ubuzima ni ukuyegayega. Ni niyo mpamvu nuguma ahantu hamwe uzaba wishe itegeko rya kamere. Ni nk'amazi yagumye ahantu hamwe, ayo mazi ahita aba mabi, ahita atangira kuzamo imyanda, abindiriye udukoko. Ariko amazi atemba aba ari amazi mazima. Ubuzima rero bumeze nk'amazi atemba, buhora buyegayega. Ubuzima ni nko kunyonga igare, wa mugani, ni ibintu bita byikora. Iyo utanyonze uragwa. Niba ushaka kugwa, guma ahantu hamwe ntukayegayege. N'imbaraga zikurimo zitayegayega zihinduka uburozi muri wowe, zigahinduka isoko y'ino ndwara. Burya turwara kubera ko hari imbaraga zaduhezemo. Niba uhora winjiza ibinyamasukari ntubikoreshe bikaguheramo, bizahinduka diyabete. Ibinyamavuta nuhora ubyinjiza ntibikoreshwe bikaguheramo, bizahinduka indwara zishamikiye ku mutima n'umuvuduko w'amaraso n'ibindi. Nuko nk'uko imbaraga z'umubiri zikora, buri kintu cyose rero kirayegayega. Ubuzima ni ukuyegayega, kuva ku kantu gato cyane kugera ku kintu kinini. Ubuzima bugizwe no kunyeganyega. Kuyegayega n'ibuye burya ribamo imbaraga ntigisi. Ibuye naryo rigira ubuzima, niyo mpamvu rikonja rikanashyuha. Mu gihe ikirere gihindutse naryo rirahinduka, nuko harimo imbaraga ntigisi. Buri kiriho cyose rero gitigitira kuri frequency runaka. Ibishyushye n'ibikonje biba bigizwe n'imbaraga imwe. Iyo mbaraga iba iri kuri frequency wenda zitandukanye. Niyo mpamvu amazi ashobora guhinduka urubura, ashobora no guhinduka umwuka. Habaho guhora biyegayega, guhora biyegayega cyane rwose. Iri ni ihame rikomeye rya kamere, ni itegeko rikomeye cyane rya kamere. Ibiriho byose bigengwa na vibrations. Ni nka byari nababwiraga mu kanya, iyo ufite vibration nziza ukurura ibyiza, aho ufite vibrations mbi ugakurura ibibi. Imbaraga n'igisi nizo zikugira uwo tubona, niba ariko navuga. Ubuzima rero nuko nkuko bumeze. Iryo ni itegeko rya gatatu. Reka nihute cyane tujye ku itegeko rya kane. Itegeko rya kane nuko nanone ubuzima bugira injyana. Iyo ubusanye n'iyo njyana, ni wowe uhazaharira ubuzima bwo bukomeza nkaho nta cyabaye. Buri kimwe cyose kiriho kijyana n'injyana y'ubuzima bwose muri rusange. Ikitari mu buryo nuko kiba cyatandukiriye injyana y'isanzure. Nk'uko izuba rirasa rikarenga, umuyaga ugahuha mu nyanja runaka, isi ikikaraga mu njyana runaka, ni nako buri kimwe cyose kibaho kigomba kujyana n'iyo njyana. Iyo kitajyanye nayo rero nicyo kihazaharira, ntabwo ari isanzure rizahara. Niyo mpamvu iyo ukoze amakosa ni wowe uhanwa, ni wowe uhanwa. Isanzure ryo rikomeza kubaho nkaho nta cyabaye. Buri kintu cyose kiba kiri mu njyana. Iyo uri kubyina nabi rero utajyana n'injyana y'ubuzima, uzahara aba ari wowe. Ubuzima bwo bukomeza nkaho nta cyabaye. Nijyane dukunda kuvuga ngo ubuzima bumeze nko kugendera muri taxi itwara abagenzi. Waba wayiteze cyangwa utayiteze, taxi ntibibuza gukomeza ingendo zayo. N'aya mategeko ya kamere niko amera rero.
iyo utajyana nayo ubyina amanyura nyine, ugakurwa mu murongo bifite ubuzima buzira umuze, kubera ko ikijyana n'isanzure cyose kigomba kuba gifite ubuzima buzira umuze. Iyo utaniye rero ntujyane naryo ubaho ubuzima bw'ibihano. Uvuga ubuzima bw'ibihano nitwe tubwikururira, n'ubuzima bw'ibihembo nitwe tubwikururira. Nkunda gutanga urugero nko ku bijyanye n'imirire. Nurya utajyana n'injyana y'umubiri wawe, icyo umubiri ugusabye uzarwara. Nuko wabusanyije n'injyana y'ayo mategeko. Buri kimwe cyose rero kigira igihe cyacyo, niyo mpamvu habaho igihe cyo kubyina, hakaba n'igihe cyo kuruhuka. Iyi imbyino yawe igezweho urabyina rwose ukarabagirana, ariko igihe cyo kuruhuka iyo kigeze ugomba kuva ku rubyiniro nta mananiza. Buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Habaho igihe cyo kuvuka, hakaba n'igihe cyo gupfa. Ni injyana. Hari igihe cyo kubiba, hakaba n'igihe cyo gusarura. Ni injyana. Hari igihe cyo kwaka, hari n'igihe cyo kuzima. Iri tegeko ritwigisha ko tugomba gutegereza igihe nyacyo cy'isanzure mu bihe ibyo ari byo byose. Mu byo tugerageza kuremaremya byose, rikatwibutsa ko tugomba gukora ibyo dutekereza ko ari ibya nyabyo muri buri kanya, ibindi tukabiharira igihe nyacyo, tukabiharira injyana y'ubuzima. Hanyuma itegeko rya 5 ni uko buri kimwe cyose kibaho kubw'impamvu. Iri ryo banarya itegeko rya karma. Nuba nta kintu kikubaho nta mpamvu, nta kintu kibaho kubw'amahirwe, nta n'ikintu kibaho kubw'umwaku, ahubwo haba hari icyagiteye uko byagenda kose. Mu mategeko ya kamere nukabyizera. Ibi twita amahirwe ni umusaruro w'ibikorwa runaka, bya byo tuzi cyangwa tutazi, biba byaragizwemo uruhare n'ibihe runaka, noneho bigahurirana n'uko ari wowe bigezeho. Nta kintu rero ngo kitugwirira kibaho. No kuba uri mu mwanya utekereza ko amahirwe yagusekeyemo, nuko ubwabyo hari uruhare wabigizemo, cyangwa se hari uruhare undi muntu yabigizemo. Buri rubuto rwose rwabibye rutanga umusaruro ujyanye n'icyabibwe. Muri make ibyo tubiba ni nabyo dusarura. Buri gitekerezo, buri marangamutima, buri gikorwa kigira uruhare ruhererekanye. Nuba ari nk'utudomo tugenda duterateranye. Hari igihe ikintu kikugwaho ukagira ngo ni amahirwe kubera ko wenda utekereza ko nta ruhare warubigizemo, ariko kuba nta ruhare wabigizemo ntibivuze ko nta wundi muntu wabigizemo uruhare. Ushobora gusanga ari n'abakubanjirije. Nta kintu kibaho rero nta mpamvu. Hanyuma itegeko rya 6 ni itegeko rijyanye n'uburinganire. Izi mbaraga zitugenzura zigomba guhora ziringaniye. Iyo zitaringaniye habaho ikibazo. Isanzure ryose rigendera ku kuringanira. Hari ibyo umuntu arengwa bigomba kuboneka kugira ngo buri kimwe cyose kibeho uko gikwiriye. Buri kimwe cyose kigizwe n'uburinganire bw'imbaraga ebyiri. Buri kimwe cyose kiriho kigizwe n'izo mbaraga. Iyo ziringaniye tubaho neza, iyo zitaringaniye tubaho nabi. Uzanabirebere no ku bijyanye n'ubutunzi. Iyo abantu bamwe bikubiye ubutunzi, habaho abakene benshi cyane, ubutunzi bukigabanywa n'abantu bake. Niyo mpamvu ubukene bushobora kuba ku isi, kubera ko hari bamwe baba bafite byinshi, abandi bafite bike cyane, hafi ya ntabyo. Iyo abantu bihariye ibiryo, hari abishwa n'inzara. Niko bihita bigenda. Nta buringanire buba buriho. Hahita haza ibibazo uko byagenda kose iyo nta buringanire buhari. Haramutse hariho uburinganire, isi yaba nka paradizo niba ariko navuga. Ibihugu bimwe nibyiharira ibintu bimwe, ibindi bizakena. Nuko nko bihita bigenda. Nuko bihita bigenda. Ni imbaraga z'uburinganire rero. Izi mbaraga zigomba kuba ziringaniye. Na buri muntu wese izi mbaraga arazigira rero. Niyo mpamvu umuntu agomba guhorana uburinganire muri we. Nakunze gutanga urugero ku bijyanye n'imirire. Nurya ibintu bitaringaniye uzarwara, niko bihita bigenda. Hanyuma itegeko rya 7 nihuta, nuko buri kimwe cyose kigira itangiriro kikagira n'iherezo. Aya mategeko ubona ko yenda gusa, ushobora no kuyahuriza mu kintu kimwe, ariko aya mategeko uko ari 7, ushaka kureba ubuzima, ushaka kumva igisobanuro cy'ubuzima, aya mategeko yasesenguye rimwe ku rindi. Buri ryo ushobora kuryiga ukamara n'igihe kinini uri kuryiga urisobanukirwa, ariko aya mategeko atuma wumva ubuzima uko bumeze. Buri kimwe cyose rero kigira itangiriro kikagira n'iherezo. Iyo babivuze gutya, ushatse wareba buri kintu cyose nyine kiravuka kigapfa, kandi noneho gupfa
ntabwo ari ugupfa burundu, ahubwo kiba gihinduye imibereho, niba ariko navuga. Amazi iyo yashyize ku muriro ageraho agapfa agahinduka umwuka, ariko kuba ahindutse umwuka ntabwo bivuze ko apfuye, ahubwo ahinduye icyerekezo, agiye mu kirere. Ariko nyuma y'igihe nagera mu kirere azongera wa mwuka wihuze ukonje ubyara imvura, azongera ahinduka amazi atugarukire nk'imvura. Gutyo gutyo nuko ubuzima bumeze, nuko ubuzima bumeze. Ikigaragara nk'icyoroshye nonaha mu kanya gato kiba gikomeye, igikomeye nonaha mu kanya gato kikaba cyoroshye. Nuko nguko ubuzima bumeze. Ngibyo rero ibyo twazirikana bijyanye n'aya mategeko y'isanzure.